babarira rwose ngenda kwiyumva sibyo gerageza ushaka kanya umuvugisha kuri niyo muvugisha wagene petite sere wawe kuri kumva ngiye kineye gahinda nta mafaranga ndashangiye mbabarira rwose mbabarira uvugana n'uriya mbebra bisika gukunda mbabarira rwose mutenga uriyo mugira impuhwe gute kwari ngiye mfa nawe ubundi we mano mbebra gukunda kandi urabizi shayanga Shere ngiye nibyo njya mvuga rero bakajya ngenda umusazi nk'uyu nguyu ubu umwanya wose umaze uhagaze ahangaha wowe no mukobwa mufiki tutagipfase nk'ungu amaze igihe kingana gute arimo aranagura ibirahure bitarangira ngo no mwihore akuri nawe ngiye gufasha no mukobwa rwose ngiye ibintu ndabihaza hose baranguza rikeri wahasanga ikosoro ukayirangura Yego ruwenga bakomeza umbwire nyine urungo umugore wawe ngo ugeze ubu baracyari urugamba nk'uko ubibona nyine nta kiza na kimwe turabona ntabwo ngiye ikintu kwibaza kuva na kane waze mbivuga iyo umuntu aburanye kuri agatsindwa ariko kagagusinya mbikura ko yatsinzwe bo iyo bari rero yanze gusinya we yatsinzwe deje none simba yatsinzwe akaba atari icyo uzakora ahubwo yego urarindira iminsi 30 kuri biko yajurira urumva ibyo natubikora nyuma yaho kuzaza gutiza kashe moroza iminsi 30 urumva wowe nyuma yaho ngo niko uzabona ko abantu ugomba kubatwara hari amafaranga agenda abana uri wibuka maze uteza kashe moroza ira mitungo yabari yanjye bisanzwe gutyo kandi umugore yatsinzwe ngo yanze gusinya nuko nyine biba byanze biracyagoranye bitagorana kugira ngo ibintu muzana mu rukiko byoroshye ubwo muri yo burya twarinze kwibuka inkiko nta yandi mahitamo bo ariko hagati aho ngaho buriya iyo uri umugabo nawe uri gufata imyanzuro mu rugo yego ubwo nawe umugore washaka kwigufatana urwangerega ntabwo ari urugo rwasinze kera nabonye bari komba muterura namukubitana hasi kubikuta mwaramaranye nuko yabona ngo witonda ahubwo ariko dore ikintu gihari wowe gerageza wongera uganiriza umugore wawe ushobora kongera kumufatirana atarakaye dore ubushize yaramvuniye n'intebe uza mu kazi wambwiye ko wize amashuri angahe kubera iki nsubiza ikibazo nkubajije arangije kaminuza ni nkaho rero najya mvuga ko narangije primaire gusa kuko nta kuntu byumvikana ukuntu umuntu arangije kaminuza akora raporo nk'iyi ngiyi kugeza kuri umunota ni inshuro nyinshi mubwira nikosora raporo warangiza ukongera ugakora amakosa nk'aya ngaya bite bose ushatse nko kuri raporo zipfuye ubu ngubu tuzanye calculatrice twasanga amafaranga ariyo tegerezane twasanga amafaranga ariyo
ubwawe birebe njye muri mashini tubiteranye nsara ko mbonye natarangijeho nabi ariko karongo gakosora Mahoro ntabwo muze ntabwo mubonye ntamubonye ntiyamvugiyemo akarinda asohoka ntabwo wamubonye rero urumva ugira umuganirize tubura iyo abantu bashakanye buri cyatumye mushakana nta muntu mugishije inama ntibicara hasi mu kugira ngo kabisubiramo yewe muyobo wivuneka niba ari umuntu uzi kwihanganira ibigeragezo ni cyane ko buriya iyo abantu babyaranye bitandukanye n'abantu batabyaranye cyane ko inyungu z'abantu mushobora kuzihuriza hamwe zikaba zabasubira uriya mugore wanjye umuhaye abagore bagenzi ngo muganirize yabatuka ni byinshi mu mutazi inzego z'ibanze n'igitifu ngo twamugeze umuntu udashobotse Mahoro ntabwo ashobotse umuntu udashobotse ntabwo muzamukana none se nagirane wowe uca bugufi muyobo rero natwe hari ibiba byaducanze turabushize aravuga nawe mukampurizamo hagati mukamena amatwi ngo maze amatwi mukazimenagura Mahoro ntabwo muzi buriya hani muzana bura mu muhanda wisura yamaze kuyifata muzi muri mu muhanda rishobora kuzakwitambika imodoka ntubona wicisha akagutera amabuye Mahoro niba ari umusazi niba byaraje kwivanga nawe muvurira umweto yewe nanone urumva ni amateka aje kukugonga nawe njye Mahoro nasanze nese hari ntakubwira hari n'ibyo batanga bamwe wenda batanavuzeho njye ubwo nyine nifashe ndatoroka mva mu rugo ndagiye urabukana ndamukunga ntanga Mahoro ari ngewe ntabwo utabivuga urabukana nyine reka ngewe gutyo narabukanye ndaruvamo ndagiye none udateka bibiri sanga ahubwo iwanjye aho ndiko ngo ndaba yaje kuhanyira indinano y'ubusambanyi noneho ikikore ko ayo Mahoro yamaze cyangwa ngo ni ibishitani mukoreramo nta soni na nke yagira Mahoro ikintu asigaje gukora ni ukwica no kuroga buri Mahoro yanabikora nibyo kuvuga ngo yaragusuzuguye ngo yaragusuzuguye ntabwo umuzi wowe upfikirira mukobwa suzuguza uriya mukobwa njye ntabwo mbikunda ngo ndagira musobanurire ibintu mbonye iyi mesaje ishatse kuvuga iki mesaje si nyabaki kuzi ko nta wundi mukobwa njye cyangwa umugore ari wowe wenyine mfite mesaje ubonye ni iyihe karita naguhaye nagutumye kubikuza muri ebyiri hasi sheri nagize n'ibindi wenda gusa nyine bebe habayeho ikibazo umva kumubwira umuntu nakabahejeje ari ngo nimurangiza mugire ubutamwa na ngenje kuko ni wowe wakambwiye gutyo Jado naguha amafaranga banza wumve nyine impamvu nabikoze bebe sibyo urabona twakorana gute utangiye kumpambya gutya hanyuma amafaranga wabikuje ari he harahari humura ahubwo ubanza yame hasi ubundi yame usigara n'ibihumbi 500 cyangwa umfata nk'uriya mukozi wo mu rugo uradusize hanze hanyuma se twavanze umutungo cyangwa ndakugenera ntabwo hasi ntabwo nakubwiye ngo dusezerane ukanga okay nakoze mistake yo kubikora nakubwiye basi banza wumve impamvu nabikoze wabikoze kubera iki ko naguha 500 wambwiye ngo mbikuze 800 hariho n'andi mukeneye yego mbikuza 2,000 kubera iki impamvu rero nabikoze ngiye rwose babisha tumaranye igihe kinini ikindi abasore bagenzi banjye cyangwa urungano rwanjye runjishamo ijisho pe ibaze yuko cyagiye nyine wambwiye ngo njye kubikuza nahuye nabo barambwira ngo nimbakaragemo akantu ntajya kuri banki ntabwo mubonye buriya mushaka kwisarara mukagira ngo ni umuyaga segwakira bo igihe nshaka kumenyera ngiye muyobo rwose si kubaca mu ijambo ni ukumenya ngo niba yanze gusinya ntibikure imyanzuro y'urubanza ubwo bitayikuraho icyo ni kimwe na gitanu cyane rwose none iminsi 30 umunsi wa karindwi tuburanye cyane iminsi 23 ntabwo ari nyinshi ndayitegereza nzaze mu ntereka shimpuruza tugene noho bazi bampeza ibyanyu hariya n'abashinzwe umutekano babaje bo mwebwe ibyo nubonye biba biri muri mirwana bagomba kuzaba bahari bazazi urumva uzi utizi ukashamuruza n'ababana rero ufasha uyanze kuza gusinya n'ababana yaburanaga ni umutoyi mukuru yarangaye sinzi ngo abahere reka buryo basegemo hari umwe mutoya ejo bundi yagize gutya arifata ajya ku ishuri umwana mukuye mu cyaro aza kwiga inaha i Kigali mbana nawe mu rugo Mahoro arifata araperereza ngo umwana yigahe amaze kuhamenya aragenda ati umwana wanjye umva iby'ubwana nyine nawe aramugendera arirukana mu ngobera ngo amutwara
aramufata mu cyuri we ubu tuvugana mufite ari iwe mu rugo nta mwenda uretse inifomo yari yambaye ubu sinzi niba ajya no ku ishuri kuko urumva ubuzima Mahoro abayemo n'umwana wanjye arimo nta nubwo nzi ngo Mahoro ataha hehe niyo tufari kuvuga ngo umwana ndi mufite bampa imitungo nguko uko yajyanye umwana wanjye ibyo byanyu bizakenera inzego z'umutekano rero inzego z'umutekano zigomba kuzaba zihari kuko uriya mugore wawe nabonye yanica umuntu urumva muyobo rero icyo nshaka cyane kimwe iki munyemerere gusa nzajya mbasura kenshi kandi yagize n'andi makuru mumenya hanyuma y'aya ngaya mwambwira nanjye ngize ibyo menya nabibabwira oya humura hariya kuri resebusiyo basigaranye nimero zanyu impinduka zose twabahamagara muyobo niba ari umusaraba nikoreye oya wegenda ariko ujya ukomeza unagerageze murakoze wabona Imana imukoreyemo mukareba ko mwasubirana umunsi mwiza kandi sawa rwose uzahora ukosora kugeza ryari ubuse ngiye nimba nari ngiye kubijyana ahandi hantu mu bandi bagabo ngo mbereke mbabwire nti ukuntu raporo imeze n'ibiki byose bagasanga amakosa byose n'ibyajya ku mutwe wanjye bose ariko ntibizongera tunekereza ko akantu kamwe kakosamye mu mwuga wo gukosora ariko nta mumaze iminsi uvuga nabi sinzi ikibazo ufite noneho ni njye uri kuvuga ngo mvuga nabi kubera ko mubwiye ko raporo wayikoze nabi ahubwo wowe tekereza wisuzume nimba ari ikibazo ufite mu rugo cy'umugore ufite mu rugo ubivuge nimba ari n'ikibazo kindi cyane mu madeni mu kabari cyangwa ahandi hantu nabyo bivuge twabikwaranje ariko ukadukora akazi neza birababaje ibintu n'umwana muri materineri yateranya akabirangiza wowe birakunanira ngo wize universite gana bite bose ni imibare nibeshye ariko ntekereza ko kandi nanjye ndi umuntu inshuro zingahe se ngo gukosora icyo ntabwo bizongera inshuro zingahe ngo gukosora icyo kintu ni inshuro ya kabiri ko ntibizongera nibyongera bwa gatatu ko tuzafata imyanzuro ntabwo nzongera kwandika ibari kwihanangiriza uri kubyumva ibyo dukora abandi bakozi nawe nari gukorera kuko kampani ntabwo tuyifatanyije icyo ugomba gukora cyumva jyana nyise ibaye ngabwo adasura no ku ishuri ni karibu nuko nyine waragenda aramufata aramujyana ariko nyine turufu yari uko yari yumvise nyine ngo mu rukiko urera abana ntuzafata imigabane myinshi Mahoro amuzi ariko wowe Mahoro ntabwo umuzi sha nibyo na okay sawa turaza gusubira noneho mbonye n'umushyitsi reka mbanze ye urakoze ani mwe nagusubije komera akosha mubiro atengerana n'ukuri kw'Imana sibazo ufite ubusireba n'abantu ndeka noneho uriya rero ngo aravuze ngo abahinzi bajya inama n'inyoni z'igindi Mahoro ni igikenya sinagumize ibintu ndimo kuri fone ntabyo niwe mwavugana ngaho ni umuntu inshuti yanjye biri aho ariko ibyacu arabizi Mahoro wa munsi guduherwa mu rukiko Mahoro ni igikenya kibi cyane yumvise avuze ngo uwita ku bana niwe ngo niwe uzafata imigabane yabo kuko batarashobora ko bayigenzura ukiri bato mu gitondo yise agenda ajya ku ishuri arombereza neza ati umwana wanjye Kadete nawe araze yaraje ati mama urumva nta kibazo aramucyura kuva ubwo Kadete ntarasubira ku ishuri yamuziritse iwe mu rugo ahubwo nta nubwo mazi ngo nanajya kumureba
kandi mahoro niwe wanamubaza naho ari ngakubwira mahoro nabwo ntabwo wamenye ngo abahe none se ubwo abana burabona gute nako icyo kibazo nyine ndi mu mibare ikomeye cyane ubwo urabigenza ute se ruwe mahoro ndamuhiga amaherezo mahoro yakubereye umugozi ababi nta naho bajya rero ndetse mahoro kutamusigira abana ngo bashobore kubarira mahoro kutamurekera abana bawe waba ushaka kubica cyaza nura mwana ngiye kunyakura mu buzima bwa mahoro burabuze muze kuri urukiko bwarwo rugomba kureba ruba rureba ukuntu uwo muntu ameze rukareba nk'ukuntu barebye bakabona ari wo kwiriye abana kuba we yabafata nta kintu bivuze n'ubundi bizanzura ari wowe ubatwaye ntugire ikibazo batwaye se urumva mahoro ubundi bwo agiye akamufata kimukira kure kumva aragahimana azi neza uburyo nkunda abana anshima agiye kumukura ku ishuri ariko nawe ntabwo niba wenda se yaba amukura ku ishuri akamujyana ku ishuri akiga ariko akibuka ko agomba no kumugarura uribuka igihe wasigira akadete ukuntu bavugaga turi kumwe na mama rwose nta mahoro naje ndabizi kadete nawe ntabwo akunda mama ntabwo batindana na nyina wigira ikibazo rwose noneho numva ndasebye baranyura ngo ufite umugore mukuru ngo kuri wowe kandi uriya mukobwa njye namubwiye kuko bitagura ibi ngaho mva nkabura yaramenye cyane agari cyarabura kubisatsa cyane bakuri ibyo uriya mukobwa ibyo azamena azabyishyura ndashaka kubaza ayo mafaranga miliyoni 2 wabikuje wayamaze cyangwa nyine nibyo nakubwira ubwo nyine abo basore banshijemo ijisho wowe warongoye umugore ukuze n'ibiki n'ibiki ako kantu rero mushyiramo nese wumva nyine atari ikibazo bebe kubucucu umugore ukuze umugore ukuze nta myanya y'ibanga ngewe ngira ntabwo nkunezeza nicyo ni ngeze hari ikibazo bifite hanyuma se ako kantu uba wigura se nyine mva ntundangije navatisha ntabwo ushaka kumukunda mwa nikoza kuri banki utandukaniye na Savi utandukaniye na Savi umwera miliyoni akusubwanjanye n'irambwaho mpereza amafaranga wasaguye nese bebe ubwo wowe ntabwo wanyumva muragabanyiriza icyizere oya nese bebe ngana we okay nta kibazo tikimagine nanjye urabona ukuntu ngana n'urungano mfite urabizi ngenda gukunda pe ariko se ngana bibaze nto nk'abasore tungana barimo baranyurira murashatse umugore ukuze ngo nta mafaranga afite ngo n'ikimenyimenyi ngo sinajya mu bagabo bandi ngo nicare ngo nkaragera wundi kandi koko nta n'icyanditseho Rwanda nayo mfite niyo mpamvu nahise nikoza kuri banki kubera ndi yari afite gahunda yo muri family nawe nakubwiye niyo mpamvu nahise nzarengaho kugira mbere yo kuyakuraho none se baby njyewe numvaga rwose njyewe nawe rwose bikubwiye bari kunyumva rekeraho mereza ikarita yanjye ndi hara mu cyumba nyine none nayishyize ako si wa mugabo ubungubu nzakora iki kugira ngo abantu ubujyane wombarika nk'aho ari umwana wabyaye ubu nawe ndi umugabo ku buryo ufata miliyoni 2 zo kujya gusengerera abajama mu muhanda ako rwose njyewe rwose shereje neza ngo ngano none nimba ujya ngo ntago nyizera none ikarita yanjye iri Shamahora aranshoboye n'ukuri kw'Imana noneho ntago nawe yatindana na nyina humura ariko none nibaze Minerva mirapfa ubusa umwana ntabwo ari kuri umunsi wa kane ariko ibyo bintu ugiye no mu mategeko babimuhanira nyine uramahoro hari binapfa gukinisha uko yiboneye arakura umwana mu ishuri gute ntabwo bikwiriye uburenganzira bw'umwana agomba kuba ari kwiga agomba kukwiga ibyo se ni ibiki ariko ibyo ntago bitekereza telefone iriho wowe umuhamagare umubwire uti subiza umwana ku ishuri ibintu bikiri byiza ntago ibyo ntago bitekereza ugomba gushaka umwana wawe rero nushaka kujya mu nzego z'ibanze bashaka umwana mugarure ku ishuri none se urarekera ko aramutwaye niba wowe utamubona leta yamubona ndagenda mushake mahoro mpaka mubonye nintanamubona ndajya ku ishuri mbabwire ngo njyewe umwana ntawe mfite mwabuze umwana ntimwambaje njye umubyeyi we impamvu ataza ku ishuri ntabyo mwambaje ubundi kabiri kangahe mahoro ajya ku ishuri kubaza uko umwana yiga agize ubundi no ku ishuri ugomba kugira ibwiriza rivuga ngo iryo bwiriza rinahari ni umwana yasibye baza umubyeyi ngo runaka ko ataje kwiga rimwe kabiri gatatu kane baracecetse ikigo nacyo kiri mu makosa niba binashoboka bamfashe kumushaka noneho uya nta nubwo ari bishoboka bagomba kubikora ubundi se sinjye ujya kumuzana ku ishuri umwana kwiga n'uburenganzira nshatse nanashinga urubanza nkavuga ngo umwana wanjye mwamushyize hehe ntawe bisaba nanashinga urubanza njyewe ibyo by'amahoro we ajya mu byawe nawe bari mwebwe musimbukana ariko umwana wamureke nkinira ku mwana wanjye koko ubundi yarabuze ntabwo uyu munsi ariko se bamenya ahari oya urebe ni icyohe nashaka azagende
umwana uzigaranye nawe arashaka kumutwara umukobwa mukuru mu ngeso ze birayirirwa akora uriya we yarangiritse azahindurwa n'umugabo cyangwa ahindurwe n'iminsi fatirana umwana w'umugaruri mwihore ndi kureba Cadette kiri mu biganza byanjye n'umwana warerwa gakuru wikicara uvuge ngo mahoro aramutwara ntabwo nakwicara nukuri kw'Imana ntabwo nakwicara ahubwo se buni ko wari umuhunguyani ko wari umuhungu nciyeho ndavuga nibyo byose ngomba kujya kureba erega ubu ngubu umuntu akwiriye kukwitaho none se urabona nturabona kwirukanye koko ani Cadette arampangayikishije kandi umva ntagomba kwicara ntarajya kureba amahoro nanjye ntabwo nifite umwanya ndamuhigira muri quartier zose nkeka kwabamo bakaturaho n'ibyanga wajya n'umuyobozi bakamushaka ariko ukagara umwana akajya tujyanirane se utashye cyangwa usiganga nigende tugende nanjye ntabwo nta mwanya mfite ntabwo ndamwirukanye navuze ni ngomba kujya kureba nkareba uko ibintu bimeze n'umuntu asigaye ntubitekereze ko nkwirukanye ngira ngo we telefone yose usigaye uzi ko ari mahoro kugira ngo uzafite telefone wabuga tugendere ngwira gusa wambaye neza ariko wambaye neza rwose Kose. Safino gwasanga yayi. Ngwiki? Ngo ngwande? Sahano sanye. Yosheri. Menye ko ndakaje. Umenye ko ndakaje. Nawe rero wajyango. Nakusinabona umugabo wawe. Ubwira umugabo wanjye ndanagukunda ndanakubaha ndanakwizera ariko uba wampemukiye. miliyoni ebyiri uzi imari irimo isunguka ibihumbi magana ufiteho amafaranga ku buryo wavuga utu miliyoni tubiri yuko uvanye wari kuno nkari ampulisi ari njyewe urasabwa gukura mu mutwe ukagira ibitekerezo by'abantu b'abagabo miliyoni ebyiri isunguka amafaranga arenze ibihumbi 500 ntabwo washatse umuntu udafite mu mutwe cyangwa umwana ubwo njyewe rero ntabwo ndi umugabo mba ibyo ngibyo Ikosora